Ndagushimiye wowe gufungura video aka kanya. Komeza ugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ubu tugiye kubasobanurira izina rya Brice na Bruce. Turaheruka izina rya Françoise. Uhaye ikaze ku izina rya Brice. Iri zina ni abantu benshi batwandikiye badusaba ko twabasobanurira izina Brice ndetse na Françoise. Nanjye uyu munsi naje ngo ndibasobanurire. Ku bantu batubajije amazina ya Brice na Bruce, ni izina rimwe ryandikwa mu buryo butandukanye, ndetse no mu aya mazina ubusobanuro bwayo buratandukanye cyane. Turababwira izina rya Brice. Brice ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'igiseriti, rikaba risobanuye utudomo twinshi cyangwa se amabara menshi mato mato ari ahantu hamwe. Ng'igi izina Brice, ibiranga ba Brice none bakunze kurangwa no kugira amategeko cyane, bakunda impinduka, baha agaciro ibyawo, ntibakunda ko hagira ababavangira, bakunze kwihana cyangwa kwiha intego kandi bakorana ingufu. Ng'igi izina Brice. Tujye ku izina rya Françoise. Françoise ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini, rikaba risobanuye ubohotse. Bimwe mu biranga ba Françoise ni ibi bikurikira: bakunze kurangwa no kutabangamira abandi, bahorana agaciro cyangwa baha agaciro ibitekerezo, bagira ibitekerezo byagutse, ni inyangamugayo kandi bazi gufata ibyemezo. Ng'igi izina rya Françoise n'izina rya Brice. Ndagushimiye wowe wadukurikiye. Njye wari uri kumva nitwa Dr. Berwa. Irindi zina ryanjye ndirwimikwa mu ngabo amacuma acanye, ababyeyi bavuze impundu, umubyeyi yibarutse inyamibwa avuze ubuhuha, intoni zicacana hose, abana bato barya ubunyano bitegura kwita iyo nyamibwa izina. Njyewe ndiroberwa n'inyinda batagira uko basa baransanga, ndirocomita mu gihumbi bene bisabo bakajya ngamba. Yewe